Ni gute umuntu yajya mu ijuru? Tekereza uramutse upfuye nonaha kandi nta kabuza uzapfa bitinde bitebuke. Noneho ukagera imbere y'Imana igucira urubanza kandi n'ubundi niyo maherezo. Ubundi Imana ikakubwira iti mbwira impamvu imwe yatuma nkwemerera kubana nanjye mu ijuru. Ni ikihe gisubizo watanga? Igisubizo kitari cyo ni iki: ibyo njyewe nakoze. Imana ukwiriye kunyemerera tukabana mu ijuru kubera ko nagerageje kubaho ubuzima butunganye, numviye amategeko yawe, nafashije abatishoboye, nabaye umuturage mwiza, nabaye umwana cyangwa umubyeyi mwiza, narasengaga ndetse nkasoma Bibiliya, najyaga mu rusengero, narabatijwe ndetse n'ibindi byinshi. Mu rwandiko rwa Mariko ibice 7 umurongo 20 kugeza ku 23, Imana iravuga iti ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya, kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheheta no gusambana, kwiba no kwica, kwifuza kubi no kugira nabi, uburiganya n'iby'isoni nke, ijisho ribi n'ibitutsi ndetse n'ubwibone n'urupfu. Ibyo bibi byose biva mu muntu, nibyo bimuhumanya. Mu yandi magambo, ikibazo umuntu afitanye n'Imana kirenze kuri ibikorwa bibi akora cyangwa ibikorwa byiza adakora. Ikibazo ni kamere yakomora kuri Adamu yagomeye Imana ahagarariye abantu bose. Niyo mpamvu ko yagerageza gukora neza kose yisanga yakoze nabi, ntashyikire gukiranuka Imana imushakaho. Ibyo tubisanga mu rwandiko rw'Abaroma ibice 3 umurongo wa 10 n'uwa 20, no mu bice 3 umurongo 23, mu bice 5 umurongo wa 12 ndetse no mu bice 7 umurongo wa 14 kugeza ku 24. Icya kabiri ni igisubizo cy'ukuri, ibyo Kristo yakoze ku bwanjye. None uzavuga uti Mana ukwiriye kunyemerera kubana nawe mu ijuru kubera ibyo Kristo yakoze ku bwanjye byonyine. Nk'uko mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 2 umurongo wa 8 kugeza ku wa 10 habivuga: mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Gukora imirimo myiza ntabwo bituma duhabwa agakiza, ahubwo guhabwa agakiza bituma dukora imirimo myiza. Ubugingo buhoraho, kubabarirwa ibyaha no kuzabana n'Imana mu ijuru, ntabwo dushobora kubikorera, nta n'umuntu n'umwe ubikwiriye. Tubihabwa gusa kuko umwana w'Imana yabituronyeye binyuze mu rupfu n'izuka rye. Agakiza, kubabarirwa ndetse n'ubugingo buhoraho ni impano y'Imana iha ku buntu umuntu wese wemeye kwakira nyirayo ari we Yesu Kristo. Umwanzuro twatanga kuri ibi, hariho igisubizo cy'ukuri kimwe cyonyine kandi kitazigera gihinduka kuri iki kibazo: kuko Imana yanyemera. Icyo gisubizo ni ntabwo ari ibyo njyewe nakoze, ahubwo nibyo Kristo yakoze ku bwanjye. Imana ibahe umugisha. Yindi David shimira Imana. Niba utarakora subscribe, waba uri gucikanwa n'ibiganiro by'ukuri tukugezaho. Ni ibiganiro bihishura ukuri kw'ijambo ry'Imana. Shalom.